umuntu uri imbere yanyu mushobora kuba umuzi isura wamubonye ugahita umumenya, nubwo mpamya ntashidikanya ko abamuzi bazi ijwi, bazi ibikorwa bye, bazi izina rye, bataramubona ngira ngo nibo benshi. Yitwa Colette Mukandemezo, abantu benshi baramuzi kuri RBA, cyane cyane kuri Radio Rwanda, aho akora ibiganiro bitandukanye ndetse amaze imyaka myinshi ari umunyamakuru kuri RBA. Uyu munsi nifuje ko tuganira, ntitwibanda cyane ku mwuga akora w'itangazamakuru, ahubwo turajyana cyane cyane n'ibihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Colette Mukandemezo kimwe n'abandi banyarwanda bari icyo gihe bafite byinshi babonye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abayirokotse mu ngeri zitandukanye bahuye n'inzira y'umusaraba, ariko usanga mu bice bitandukanye ku bantu batandukanye buri wese afite amateka y'ubuzima bwe yihariye. Twifuje ko uyu munsi Colette Mukandemezo nawe tunyura muri makeya, ngira ngo ujya kuvuga Jenoside yakorewe Abatutsi yashatse anahera mbere gato ya 1994, kuko ni ibintu bitaje gutyo gusa, ni ibintu bifite imvano, ni ibintu bifite aho byaturutse, ndetse n'urugendo by'umwihariko rwo kuva mu kwezi kwa kane muri 1994 kuza kugera igihe ingabo zaho zari zarapiye zahagarika Jenoside zikanasoza urugamba rwo kubohora igihugu. Umwanya ni wawe. Yego, ndabashimiye cyane Ukwezi TV. Hanyuma ubundi jyewe ubuhamya bari burebure, ni kwivuga igihe kirekire cy'ubuzima wagize mu mpera imbere ya Jenoside gatoya. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabaye nkora muri Kaminuza y'u Rwanda i Huye mu cyo bita extension universitaire. Hanyuma rero ntabwo ariho mvuka hano i Kigali, ariko mbere ya Jenoside gatera icyo navuga nuko ubuzima abantu barabizi ko butari bworoshye, cyane cyane ubuzima bwo kwiga ndetse n'akazi ntabwo byari byoroshye, kuko no kwigenda by'imbere gato ntabwo nashoboye kujya muri secondaire cyangwa se mu mashuri yisumbuye ya leta kubera iringaniza. Nize muri college Apakope nkunda cyane, kandi mbishimira n'Imana kuba narahize. Byose bibaho kubera Imana, nabivuga gutyo. Niho nize ndangiza amashuri yisumbuye mu 1991, ariko mu 1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga ku ishuri ryacu ntabwo byari byoroshye. Wenda ndajya aho ngaho, ntabwo byari byoroshye. Twigaga badusohora bavuga ko atuzengurutse hari intwaro, ibintu byinshi ngira ngo kandi ababyibuka neza. Mu 1990 mu kwa 11 ubwo habaye mu kwa 11 cyane mu kwa 10 urugamba rwatangiye ku itariki 3 rero nibwo habaye, ngira ngo murabyibuka, itariki 3 z'ukwa 10 1990 nibwo habaye ikinamico yatumye hafungwa abantu benshi bitwa ibyitso by'inkotanyi. Ni igihe ntajya nibagirwa, igihe cyamvumye cyane kandi cyangizeho ingaruka n'uyu munsi wa none, kuko abavandimwe banjye twabanaga, hari umusaza wanjye yitwaga Alphonse Nduguteye, twarabanaga mu Nyakabanda ya Nyarugenge. Hanyuma yitwaga Fidel Bizimana, niwe nakurikiraga, we yabaga mu Kiyovu. Rero kubera ko hari hafi, niho natahaga saa 6 ngiye gufata ifunguro, ariko nimugoroba nkataha mu Nyakabanda. Ahari noneho umusaza wanjye ufite urugo na muramukazi wanjye yitwaga Specioza Mukankusi, nakundaga cyane kandi nabo barankundaga. Icyo kintu ndakibuka nkumva nejejwe nabyo, barankundaga nkumva nguwe neza. Hanyuma rero Jenoside nyine ubwo itaraba, nyine mu gihe cy'ibyitso by'inkotanyi, wa musaza wanjye nakurikiraga umufunga ku ikubitiro. Icyo kintu cyarambabaje kugeza namaze amezi, ibyitso by'inkotanyi babafunze amezi 5 n'iminsi 29, bafunguwe nyuma y'abandi ntabwo bujuje neza amezi 6. Niyo minsi nicyo gihe bafunguye. Igihe cyose yamaze rirafunzwe, nagize ikibazo cyo kuranirwa kurya, kuko najyaga kurya nkibuka ko afunze, nkibuka ko atazi kurya ibiryo bibi. Ntabwo yari abizi, ntiyari azi kurya ibintu biruhije, yikundiraga nyine ibiryo biryoshye rwose. Noneho yari yasize ahashye akoze stoke nini, byamaraga gushya najya kubitamira, nkahita nibuka ngo Fidel ubu ngubu nta kintu arimo kurya, nkahita mbireka. Kuva icyo gihe nagize ikibazo cyane, ikibazo cy'amaraso make,
ikibazo cy'amaraso make rero nabyo wenda bisobanurwa n'abaganga, nicyo bita hemoglobine iramanuka ikajya hasi pe. Noneho bituma kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabyitwararitse ngo umenye iby'imirire cyane, iragaruka ntabwo iroreye. Icyo gihe rero ntabwo uzakibagirwa ko cyamvunye. Ni nabwo bwa mbere mu buzima bwanjye nagize amanota makeya mu ishuri, kuko iyo najyaga amanota ari munsi ya 80 numvaga ishyano riguye mu mibereho yanjye, ariko ubwo byabaye ishyano ribi kuko nagize amanota 59% mu gihe bamufunga muri icyo gihembwe. Iyo nagize niga mu wa gatanu w'amashuri yisumbuye, ni ikintu kimbabaza rero, byarambabaje cyane cyane. Hanyuma ngira umugisha cyo kuba baramufungura, turongera turabana na ya maraso nyine menya uko nyacunga kugira ngo ashobore kugera ku rugero rukwiriye. Nasi nabijyamo kuko ntabwo ari tugiye kuvuga none ahangaha. Ubwo rero ndasimbuka ngere kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, sinasubiye inyuma. Abantu bivuga kenshi guhaguruka mu ishuri, kukoba, ibyo byose abantu barabizi, uburyo umuntu yahoraga yumva afite ubwoba, waba n'uwa mbere ugataha wibuka uhunga, kuko usibye ko abana bagira urugomo, isi nyine igira ishyari n'akaga. Kuba uri uwa mbere kikaba icyaha, icyo nacyo ndakibutse ko ababyeyi banjye ntibajyaga baza kunyumvira amanota mu mashuri abanza. Ntabwo bajyaga baza kuko batahaga babacundaguza burundu, nimwe mwabyaye. Nyine urumva ni ikibazo, ukaba uwa mbere ariko abantu bakakurakarira. Ni ikibazo gikomeye. Nyamara dushaje twanezezwa n'igihe tugezemo, kubona umwana abona amanota, igihugu kikanamuhemba kikabimenya, ni ibintu byiza pe. Ibyo ndabyibutsa abana, babwire ngo bahe agaciro ibyo bintu byo gukora mu buryo bw'amarushanwa cyangwa se competition, warangiza ukabishimirwa. Twebwe nyine wabaga uwa mbere, hari igihe abana bajyaga, kubera ko habagaho n'ikibazo cyo guhora duhaguruka mu ishuri, mbisubiye inyuma gatoya, bagahamagara ngo uwa mbere Nicolette Mukanimizo, nkagenda mfite umujinya, nta kugaragaza guseka, kuko nyine uvuga uti n'ubundi isanzwe ntabwo abantu banyishimiye, nta mpamvu yo guseka. Nacyo ni ikibazo. Rero abantu bagiye bahura n'ibikomere biremereye. Aho rero sindibuhatinde, kandi icyo mbwira abantu nuko nari bucura umuryango w'iwacu, abakobwa 3 n'abahungu 3. Mu nda y'iwacu harokotse jyewe na mukuru wanjye turi babiri. Basaza banjye 3 bose barabishe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umufura w'iwacu yitwaga Rutayisire Alfred, hanyuma ubuheta kitwa Alphonse Nduguteye, ubwo ni umuhungu nyine wa kabiri. Wa gatatu mukuru wanjye yitwaga Mukabazayire Veneranda, nawe baramwishe. Hanyuma mukuru wanjye yitwa Clotilde Mukandengo, niwe twarokokanye. Musaza wanjye nakurikiraga witwaga Fidel Bizimana, nawe baramwica. Twarakundanaga bikomeye cyane, ariko bikomeye. Hari ukuntu abavandimwe bakundana ukabona sinzi ukuntu nabisobanura. Ni ikintu cyangoye kubyumva, kandi cyokora nuko rimwe tuzahura, niringira ko tuzahurira ahandi hatari muri ubu buzima budapfa. Hanyuma rero ngeze hafi ya jenoside gato, 1994 mu kwezi kwa kabiri, nibwo nagize inzozi zikomeye, ariko usibye ko nyine inzozi zikomeye n'ubusanzwe mbizi. Ngishangira nuko narasenga Imana, nkamenya n'ibisobanuro byazo ku rundi ruhande. Narose mbona umubyeyi wanjye mbyara mama, mbona ari ku muhanda, ari mu gusamba. Avuga oya, ibi byo ntabwo bishoboka, hapfa abandi ariko mama ntabwo yapfa. Wari usanzwe ukabya inzozi? Ntabwo nari nakabimenya neza, nibwo ngenda mbibona ko ari impano mfite. Noneho ndavuga oya, hapfa abandi ariko mama ntabwo arimo. Ari mu kwa kabiri ku itariki 15 ndabyibuka, mu 1994. Noneho nyine ndakanguka numva impungenge, ndasenga. Muri iyo minsi aranarwara koko. Noneho nza kuza i Kigali kumureba, kuko umutima wahise ukubita, navuga ati inzozi narose Mana yanjye, mama akaba arwaye, ubundi ateganya ajya mu bitaro, bigenze biti? Araza, nibwira ko ari ibyo ngibyo, ariko ntabwo byari byo. Ahubwo Imana yankoreye kuko nanije kumusezeraho ntabizi. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu 1994 ndaza
turaramukanya, ndamukanya n'abavandimwe nabo, ubwo bwari ubwa nyuma ntabizi, ari musaza wanjye nabwiye Bizimana Fideli, ari Alphonse Duguteye n'umudamu we, turaramukanya turishimana. Mbona mama nyine yarorohewe, yararwaye bamuzana kuvuza, nubwo wacu ari Kigali ariko ntabwo ari mu muhanda mu mujyi neza, ni hakurya umurenge wa Ndera. Mama turaramukanya, hanyuma icyo gihe ni cya gihe igihe Gatabazi yapfaga, igihe yapfaga noneho nabucyana akagwa i Butare nawe, hahandi aho Gatabazi ruzi ko avuka i Butare, wari umuyobozi wa PSD. Hanyuma rero nyuma yaho nabucyana nawe agapfa wa Sederi. Hari muri icyo gihe rero kiteye impungenge, ukareba ikirere ukabona nyine ibintu biteye ubwoba. Noneho mama dusezeranaho arataha. Hari interuro nkunda kuvuga ngo amahoro, iyo nsezera abantu cyangwa gusuza kuvuga ngo amahoro. Amahoro rero mama wari waradutuje, iyo bavuga ngo urabeho, nanjye numva ari ijambo ntakunda. Urabeho akenshi ni ijambo usa naho usezera. Rero yadutoje kuvuga ngo amahoro mwana wanjye, waba ugiye ku ishuri, amahoro mwana wanjye. Ni ijambo rero nkunda kuko yari intoje, kandi koko iyo wifurije umuntu amahoro uba umwifuriza ibyiza. Mama rero aragenda arataha, nyine nanjye nsubira i Butare ku kazi nakoraga muri kaminuza y'u Rwanda nabibabwiye. Hanyuma rero bidatinze jenoside iragera. Jenoside ijya kugera nabwo nako yatangiye i Butare, kuko twebwe mu mujyi i Huye ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane mu 1994 nibwo jenoside yagaragaye cyane, nibwo hatangiye ibikorwa byo kwica abantu mu mujyi wa Huye. Rero mu minsi ibanza ku itariki 10 jenoside yatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane, ngira ngo abantu barabyibuka, mu 1994 ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane nyine muri jenoside. Nabwo ndote izindi nzozi, ndota mbona muramukazi wanjye twakundanaga, mudamu wa musaza wanjye nabwitwa Dr. Alphonse, mbona aryamye ahantu, mbona aryamye hari ku nzira ijya mu rugo aho twari dutuye, hari ku gacuru kuntu. Noneho ndamuhamagara yanga kunyitaba, ndamuhamagara wapi yanga kunyitaba. Aryamye ku mufuka munini cyane, ndawukurura kuko yari afite ibiro byinshi birananira. Ndakurura wapi byanze, mfata aba bana yari afite abantu 6, umwe mushyira ku rutugu, undi mufata mu kuboko, yirukankana ndiruka ahantu nabonaga hari ni abantu bazi iruhande muri rya shyamba ry'inyuma rya Arboretum uko hameze, ni nkiruka nkakata mu maveni, inka ziranyirukankana nyinshi z'imikara, ndiruka ariko kubw'amahirwe ndabarengana. Mpita numva igisobanuro gikomeye kiraje, ndavuga birashoboka ko abavandimwe banjye babishe, ariko abana ntacyo bazaba. Niko byagenze koko. Ubwo hari ku itariki 12 umuntu anzana inkuru ambwira ko babishe koko musaza wanjye na muramukazi banjye, babishe ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane 1994. Izo nzozi nazirose mu ijoro ry'iyo tariki, buke kuri uwo munsi, buri buke uwo munsi ukagera. Ubu ni 9 rishyira ku 10. Ego. Basi niko byagenze. Ko byagenze ku itariki 12 amakuru ndayamenya. Hari abantu, kuko abantu twasenganaga bahaye amakuru, telefone zari zitaraba cyane, ariko babwira abavandimwe, umuntu twaringuye neza Faustin ari Nairobi muri Kenya, nabo n'abantu nagiriyeho umugisha ku rwego rukomeye. Iyo mbibutse basabira umugisha, nta kindi nakora usibye kubasabira umugisha. Hanyuma njyayo ngiye gusura abandi hirya mu Irango, numvaga nshaka kujya kubasura, hari nawe yarapfuye yitwa Claudette muri Nyangango, numvaga ashaka kujya kumusura kuko nawe yaratuye mu Nyakabanda. Ngezeyo rero bambwira amakuru nyine ko musaza wanjye na muramukazi wanjye babishe. Basi nkuru ndayakira, ndakomeza njyaho najyaga. Hanyuma ariko ntabwo nari nakamenye neza ibyo ari byo pe, n'indangamuntu nari nyifite. Ngeze ku Mukoni, aho bita ku Mukoni, hepfo ya universite gato, bazi Butare, bazi iruhande, tuhasanga abajandarume batwaka ibyangombwa. Nari kumwe n'umuvandimwe wanjye yitwa Cecile Kangabo, ubu nawe aba mu Mpinganzima hariya i Huye niho akorera. Nyine bareba indangamuntu, abajandarume
nyine ubona waturebeye indangamuntu ntekereza ko yibaje atari ko aba bantu ubu bari mu biki, ntekereza ko yavuze ati baza nta kintu bazi, arayidusubiza ariko ubona ashatse kuduha nk'amakuru nyine biramuyobera. Mwana magambo wenda hari abato batabizi kuko ashobora kuba ari irangamuntu afite uyu munsi ntabimenye, yari irangamuntu irimo yari iri mu bwoko bwanditsemo nyine mbere. Ikintu cya mbere umuntu yakoraga kuri n'indangamuntu y'agatabo yarafunguraga akegura agafoto, ntabwo ari nk'uko nguko basigaye bayisikana ngo bayishyireho, yabaga ari ifoto isanzwe yabometsemo, akegura agafoto akareba aho tututsi twakareba nyine ubwoko bwawe, nyine arabireba ubona bimuteye ikintu nyine buri kiyatubwira. Turakomeza turagenda tujya gusura wa muvandimwe kuko yari atwitirira nkuru, nanga kumubwira ibyo kuko abo bavandimwe twari tuziranye mu muryango, hafi mu muryango tunasengana, nanga kubimubwira. Turabanza turarya, tumaze kurya ndayimubwira, yararira avuze induru nyine yaranatwite, rumva byaramukomerekeje bikomeye. Hanyuma tugaruka nyine i Huye, ndabyibuka uwo munsi kuri 12 tugeze mu mujyi, nabaga muri home, hari abakobwa benshi tubana, mfite agahinda, bigaragara ko mfite agahinda mu isura, ariko nkumva atari n'inkuru ndi bubare. Abakobwa bamwe bahita bavuga ngo reka ngo buriya murokore ngo ni ibyaha byacu bimubabaje, ntihagire umbaza ngo ubaye iki. Numva ndumiwe kuko ubundi nabibonye iyo umuntu yita ku bandi aba yifuza ko bamwitaho, ariko ntabisaba, uraceceka ugakenera ko hari icyo bagukorera, ukumva babigukorera byaba byiza, ariko ntubisaba. Urumva wenda nari kubabwira nti nagize ibyago, ariko rero ntangiye kubona ibintu uko bisa aho byerekera, ntinya nyine kuvuga ibyo ari byo. Ariko tukiri aho kugira ngo muri Butare n'impamvu hari bagusabye indangamuntu bakakureka, byari bitarakomera. Nibuka ko wari perezida wa guverinoma y'abatabazi, sindi ku bwabo Theodore, ndetse na Jean Kambanda wari minisitiri w'ingabo, minisitiri w'intebe w'iyo guverinoma. Mu bihe bitandukanye nyuma bagiye i Butare, ijambo rya perezida we yaravuga ngo abanyabutare ntabwo bari kwitabira gukora. Yego, nyine nijye nkubwira. Kugira ngo icyo gihe bagusabye irangamuntu byari bitarakomera cyane. Jenoside rega i Butare cyane wa mugani ko bavuga ngo ni ugukora, ni kuri 21 z'ukwa kane nibwo hatangiye igikorwa cyo kwica abantu cyane. Ubundi twabonaga hakurya za mubumbano zahe, tukabona amazu arashya, ariko tutarabona neza ibyo ari byo. Rero kuri 21 z'ukwezi kwa kane rwose 1994 nibwo batangiye rwose kwica abantu cyane, bigaragara mu mujyi i Huye, nyine mu mujyi wa Butare. Rero noneho ngere kuri uwo munsi kuri 21 ndagaruka ndabyibuka ngeze cyo kuri umuntu nabwiye, kuko sinya nkunda kuvunika ngo ngumane ibintu byenyine. Umuntu nabwiye ko musaza wanjye bamwishe na muramukazi wanjye yari responsable waho, twaga Suzana Nikuze, yaratabarutse. Ambwira ijambo ryiza, arambwira ngo humura, ngo ntacyo uzaba, kandi ngo abantu uzabarira. Nuko yambwiye, kandi koko niko byanagenze. Hanyuma nyine 21 igeze nibwo twatangiye kwihisha rero, twatangira kwihisha kuko wari responsable wacu nyine Suzana Nikuze yazamutse gato mu mujyi, ageze haruguru abona batangiye kwica abantu mirambiri mu nzira, aza yiruka atubwira ati we ati muze njye kubahisha, ati muze njye kubahisha we, ati muze njye kubahisha. Ahita avuga ngo namurokore naze, niko banyitaga. Ndasohoka nari gato cyane, ubundi gatoya nk'ibiro 40 rwose, n'akantu k'akana gato cyane. Turasohoka aratujyana kuduhisha. Hanyuma rero umugoroba waho umwe muri twebwe aramugarura ajya kumuhisha mu nzu, kuko ntiyashoboraga kwiruka. Hari umuntu ushobora gusimbuka ukabibona, kabone utabibasha. Yewe naranyiruka nk'ingeragere, nari nzi kwirukanka. Uwo rwose ntiyarabizi, habe n'agakimana yarakoze ko tutagumanye, ntabwo yari gushobora kwirukanka ngo yirukanka icyumweru cyangwa bibiri. Hanyuma rero tuza rero ikintu nanone nibuka kuri uwo munsi wa mbere namenye, sinanizi ko ihene zicukura, ntabwo nari mbizi, kuko twihishe mu kazu k'ihene na mugenzi wanjye twari kumwe. Noneho nkumva ibintu, ntabwo ndishawe n'ihene twitahire twige, ntibaratwica uwo munsi barimo gucukura inzu turimo. Nyine ntashwe, nyine ubwo ndavuga ntabwo hari ibintu umuntu atamenya rwose neza, ntabimenye burundu, ahubwo abana bacu bijya bimbabaza, hari byinshi batazamenya. Ubwo nanjye urumva ku myaka nari mfite itari mike 25 ntazi ko ihene icukura, irarigira itya, dore ibiri muri uru, niba ari ugucukura niba gukubita, bisinzi ikintu yakoraga. Hanyuma turihisha kugeza mu matariki 28 yaraduhisha umubyeyi we yarwanya intambara
ikomeye tukicara mu nzu umuntu akaza agakomanga ati muzane turamugura harahari mudushya nkabwira ati wapi ntawe ahari hari abandi batanze amakuru birumvikana ko duhari akanga agatsemba yewe yahagaze gitwari ku buryo bukomeye nyine yarigendeye nuko nizere ko Imana yamutuje aheza hanyuma rero nyuma ya 28 tukinjiye ishyamba rero none ishyamba hakurya za Arboretum turiruka umva nabera sinari nabona ukuntu umuntu atinya umuntu kurusha igikoko muri jenoside nta nubwo ubonye umuntu atambuka wahitaga wicara ariko ubonye igisimba wanza wari kucyegera aje ubundi bambwiye amakuru ndashaka kuyamenya neza bambwira umuntu wahishwe n'uruziramire wagaburiwe n'uruziramire mu bisi byahuye n'ibutare umva ndatangaye ndavuga nti Imana ifite abakozi pe ifite abakozi benshi yamugaburiye amezi 3 uko baramwirukankanye ubwo bitumye ndakibutse ngo aguye mu mwobo babonye mu ruziramire bati birarangiye uruziramire ruramwitaho bagera kujya kuzana amashuri yo kumugaburira Imana rero yaduhaye abakozi benshi muri jenoside kandi bakoze umurimo ukomeye ye noneho rero ngo tujya mu ishyamba rya Arboretum mugenzi wanjye twari kumwe turibamo umunsi wa mbere aho twari tugeze hafi y'amazu kuko hari nijoro ntitwaharebaga batwumvise baza kudushaka nakubwira ngo umuntu ahishwa mu busa rwose ibuka baje kudushaka twicara ku giti hari hamaze iminsi hava akazuba hari ibibabi bigenda sinzi niba ari ibiti bya avoka numva nzasubira muri Arboretum nkajya kubireba ibyo bibabi bikanagiramo bikavuza induru bigasakuza bisakuje baza biruka baje kuturura twicara ku mubyimba w'igiti nuko ibi twegereye igiti mbese gusa turicara turatuza baradushaka nk'amasaha 3 baratura baragenda kandi mukurije mu mutima numvaga ntekereza ko ndibuje kubasa ibyo kurya niba hari ikintu cyatumye abantu babavumbura muri jenoside n'inzara yarakwije ukavuga kugira ngo inzara inyice ndagenda bampa ibyo kurya kandi ukahita wibagirwa ko nta nicyo bari ukumva ntacyo bari bugutware hanyuma nyine buracya tujya hirya gatoya twitegera ha hantu twari turi bahitaga muri service de graine cyo nabashije kumenya hanyuma turagahaguma genzo twari kumwambwira ati ko numva inzara nanjye kandi numva inzara irangije ndavuga nti rero tugende gusaba ibyo kurya hari ahantu tureba twagiyeyo koko tugerayo batubonye mbona barikanze nayo ifite Bibiliya yonyine umuntu asohoka mu nzu ni Bibiliya n'ikiringiti n'akajerekani karimo amazi yararimo isukari ivanze ni glucose y'amazi glucose bavanga numvaga mbese ari ibintu bizashira vuba ayo mazi umuntu azanyanywa ntiyicwe n'umwuma ibyo rero nabitaye sigarana Bibiliya yonyine batubonye barikanga ndabyibuka numva icyifuzo cy'ibyo kurya kirahagaze ndavuga baratubaza ngo muragenzwa n'iki ndababwira ngo turashaka amazi noneho dufungurira robine yari iri hafi ari ukuntu robine igira vane ebyiri zihanye intera imwe kabiri hirya indi hiri hino y'amazi ufungura akaba agasandara atari we yandagene mu byumwe kibazo ukuntu ubu yamwe bikaguhebera ugateka bintoki nyine urya nyine ntibidakunda ariko ako kanya hita haza umuntu wambaye igisarubeti cyaka cyatureba ufite umujinya mwinshi cyane iyo twanyweraga hahita yanga kwinyweraho banywera ku yindi hanyuma abantu bahagarara aho ngaho mu nzu batangira kuvuga amakuru y'i Kigali n'inkotanyi ukuntu zica abantu n'ibiki bintu nk'ibyo turimo turabumva noneho tugiye kugenda tumaze kunywa amazi batubaza ngo tubahe ndababwira ngo tubaho hose sinzi ibisubizo aho nabikuraga baratubwira ngo mujye mwihisha cyane rero mujye mwihisha ngo rwose ngo mujye mwihisha ngo nimubona indege ni nkuko batubwiraga nababwira ngo sinzi cyane nababwira ngo iyi ni inkoho dufite ibi biranaberekaga iyi ni inkoho yacu nidupfa tuzagera ni kandi tudapfa nabwo nuko Imana izaba yabishatse kandi turabashimiye ko duhaye amazi ikintu nibuka hari umupapa umwe wari uri urabona nk'abari nka koridoro umuntu asohokamo hari umupapa wari ufite umuhoro hari umuhoro urambuye utya utafite ka kantu kiheze gutya usa n'urambuye gutya sinzi uko ntiwawita ntabwo ari urunana rw'uku ni umuhoro nyine urambuye ahagaze mu nzira ducamo afata umuhoro amera atya neza ukabona ameze nk'uwafashwe se n'iki ukabona amaboko asa n'adakora
umudamu umwe ndamwibuka n'isura ye, izina cyo kora ntaryo ndibuvuge ndaryihweje, naryo ndaryibuka ariko sindivuga, isura ndayibuka ntizamba no mu bwonko. Aramubwira ngo ariko ngo kuki nta kazi wakoze, ngo bagucitse bate? Turabyumva. Noneho turagenda, ubwo bamaze kuduha amazi tugenda mu muhanda waho ngaho nyine tuvuye. Sinzi ukuntu umutima wanje nkajya ngira nagera hirya nkongera nkakebuka ku muryango w'ahantu hasanga abantu babaye 3, nakongera gukebuka nkabona babaye 4. Ubwa gatatu begereye wa muntu ubwa gatatu wa wundi waje kunywa kuri robine akatunena akanywera ku kindi gice, yadukurikiye yiruka afite umuhoro ubengerana, yiruka natwe turiruka. Ngenge mvuga ngo barakoze kuduha amazi, ubundi bari kugira n'ubwenge bundi bakavuga bati babaha ibyo kurya, bakabashyira no mu nzu akabicaramo, ariko baduhaye amazi tugira imbaraga, turiruka dukatamuka, habamo amabloke menshi atandukanye, dukatamuka bloke kamwe ninjira mu gahuru. Umugenzi wanjye we ntabwo yari azi kwiruka cyane nkanjye, njye nari meze nk'agakwavu, urabona ukuntu agakwavu kanyaruka rwose, nkanyaruka nanjye simbizi, ariko n'ubundi kuva kera nari nzi no kwirukanka paraya, ari n'ubu sinzi kugenda buhoro. Ninjira mu gihuru, nawe abagiye hafi yanjye nk'uko naba ndaha, nawe ari nko mu metero nk'icumi. Tukimara kwinjira mu gihuru neza, hari ku manywa y'ihangu saa 5, twumva mu gishanga hepfo gatoya, ubwo twagiye muri make twajyaga, ubwo namujyanye nzi ngo twerekeje ku rusengero icyarwa, numvaga ariho umuntu yakirira, ariko tutakarira mu ishyamba nyine tubura inzira. Ubwo ni kuri tariki 11 z'ukwa gatanu. Hanyuma birangiye tumaze kwinjiramo neza mu gahuru, hepfo mu gishanga umuntu ahita abona ngo muravaye, ngo muzane ibyangombwa. Abari ruguru biru batwirukankana, ntekereza ko bibwiye ko ari twebwe. Noneho bisa n'ibicecekseho gake, haruguru yacu gato twumva umuntu aratatse bamaze kwica. Ikindi kintu muri jenoside cyantangaje, numvise abantu bake cyane batatse, ntago barenze 4. Uwo nguwo arimo, undi urimo wa mbere yitwaga Mushikapuru, yari umurwayi yo mu mutwe, yaratatse nyine nyubigwa ibyo ari byo. N'undi wa gatatu n'abantu nako ni 3, nta nubwo ari 4. Hanyuma birangiye rero ba bantu barigendera, bari badukurikiye, ntekereza ko bibwiye ko batubonye, abo mu gishanga batubonye kandi bamaze kudushyikira. Tuguma mu gahuru, bamaze gusa n'abayuka, namubwira nti rero mukobwa mwiza, dusubire iwacu hakurya i Butare, hano ndabona bitemera. Dusohoka mu gihuru, dusohotsemo urumva akavura kari kaguye, rya joro twari twarayemo akavura kaje kugwa hagati mu masaha ya mu gitondo. Noneho kamaze no kugwa izuba rirava, ubundi iyo ibyatsi byagiyemo amazi ukahaca hazamo inkura, ngira ngo murabizi. Noneho dusohoka mu gahuru, turavuga ngo dusubiye iwacu i Butare, ariko inzira twagombaga guca nyine nabwo numvaga ntakibuka, ariko ibyo byose turaza gupima ikirere tuze kugerayo. Twari twamaze kugera ku gishanga handi hafi ya Rwasave, niho twari twageze. Noneho tugisohokamo twumva abandi bantu barimo baravuga nyine bigamba ibyo bakoze, akazi bakoze aho bishiki. Duhita twinaga mu kandi gahoro gato kari hafi y'akayira kari aho ngaho. Tukigeramo umuntu acaho, ntabwo yari umwe ahita avuga kandi ngo aha hari abantu. Ndavuga akacu karashobotse, aha hari abantu. Umwe yinjiramo neza, wambaye agakabutura k'agace, bavugaga urutwatwa bivuge gutyo, undi ko yavugaga ko rwumvaga avuga ntibari umurundi, ntabwo namenye, yavugaga ururimi nyine rwose ukuntu. Yinjira mu gahuru neza cyane, abwira mugenzi we ngo ngo inyuma y'igihuru ngo ndaje ngo nyuremo ngo ndebe. Akitubona mbese uko twatwasi twaryamye niko yinjiye neza, araza atugeraho, ahita avuga gakeya cyane, bamuzana amafaranga mbahisha. Umugisha Imana ijya gukiza umuntu ihera ku busa pe, ndavuga ko ari ubusa. Twari tucyambaye amasaha nuko kwa gatanu, njye na mugenzi wanjye amasaha tuyakuraho, tuyamuhereza vuba vuba. Ahita abwira mugenzi we ngo ugendere, ngo nta bantu barimo. Noneho mugenzi wanjye ahita akora umufuka wa mugondo, harimo inoti imwe y'ijana, Nyaneza hetse rubaduka nshyashya imwe, iziri ya kabiri imwe, ariko arayimuhereza. Ariko ijana ari na menshi icyo gihe, ntacyo, ariko inoti imwe igatuma urusimbuka. Yari afite urukoni, ntakubeshye, njye numvaga
yamaze kugenda noneho nkajya ngira ubu ndiho nkumva nyine hari igihe ibitekerezo bikubwira ko utariho ukajya wikoraho ngo wumve ko ugihumeka koko yavuga ngo tugende ngo turagaruka ari mugoroba amaze kugera nibwo twasohotse rero muri Kagahoro nanone diri turagenda noneho mbona nsa n'umuhungu mbonye icyerekezo tugera ahantu tubona umuntu ufite wari uryamye hasi yambaye agatishati k'umweru ahangaha ku bikanu hari ikizinga cy'amaraso numva umutima urambwiye ngo ariko wagiye kureba uriya muntu wenda ko yaba akirimo akuka undi mutima urambwira ngo none se urajya kumureba umumarira iki ko nawe ntacyo bishoboye ariko wari wamwishe ikigaragara nuko yari aryamye nk'umuntu wapfuye bashobora kuba baramukubise inyundo ku mutwe bakamusigaho bagakomeza urugendo turakomeza turagenda na mugenzi wanjye rero tugera mu mazi noneho twanga guca mu byatsi kugira ngo tudaca inkora ngo abantu badukurikire batubone tumanukira mu mugende w'amazi igishanga gitandukanya Ruhande na Kabutare turambuka hakurya tugera dusubira aho twari twabaga kuri home n'inzara yaratwishe urumva ari hashize iminsi batubonye abakobwa nyine baratangara umwe ajya kutuzanira ibyo kurya ndabyibuka aratuzanira ariko azana inyama umutima uhita umbwira ngo umuhoro wabaze iyi nka ushobora kuba wari wateye umuntu mu kanya byahise binanira ariko ngira umugisha Imana impa ubwenge bwo kutabibwira mugenzi wanjye ushaka kubona ko utariye bigenze bite cyane ndumva mpaze ndabyihorera birananira pe uwo munsi nabwo tugiye kwihishaho twajyaga tujya muri plafond mbere ubwo bya plafond nabisimbuye twajyaga bajya badushyira muri plafond rimwe na rimwe bakaduhishamo nimugoroba bakadushyira mu nzu umuntu wari hafi aho ngaho yaravuze ati nimba mbona nanjye nzabicira sinshaka ko bazatwicisha umwe kuko haba hari abantu babiri umwe yatwitagaho witaga ku matungo undi akavuga atoya nimba mbona rwose nanjye nzabica wa wundi watwitagaho aratubwira ati rero ashobora kubica muva aha ngaha tugenda twihisha mu kandi kantu twari twarakoze mbere hari ikimoteri kinini twaracukuyemo imyobo nari nzi gucukura kubi nashyizemo inkweto gutya ndacukura nkora ikintu kimeze nka cy'umuferege utambika nkajyamo yanajyagamo nkajyamo neza mugenzi wanjye we yajyagamo akagera ku gituza hano impamvu yatumaga tujyamo niyi ni ukugira ngo imibu itaturya iyo uvuye mu mvura yarakurya ukumva urashize pe noneho ubwo tugasimburana nk'umunyene navamo nawe akajyamo nkashaka ukuntu mutwikira agatambaro hari ahantu ku buryo hameze utwatsi umuntu adapfa kuhabona byoroshye noneho dusubira kujya kuhihisha mbona hasa n'ahasubiranye kubera ko twari tumaze iminsi tutajyamo tujya mu gaferege nako k'ikimoteri kari aho twiyorosa ibishwangara mu minota itarenze 3 haza abantu badutambukaho tubareba neza bararenga ntibatubona dushimira Imana naho ko tuhavuye amahoro nako tugutwara haraye igitondo tujya mu ngoti rero twicaramo nkicara nk'uko nguko nawe akicara inyuma yanjye tugahuza imitwe ariko se tukiri aho wakoreta watinye kurya inyama avuga ati umuhoro wabazi inka wasanga ari watemye umuntu ahiruka y'amazi imbaraga zo kubasha kwiruka no gucukura zikuragaye ntabwo mbizi nanjye ndibutse turi Ruhande twasomaga udukeri imifumba twa tuntu twose udupera niho wasanga karajemo twamucera ugenda ukihangana ukaturya Iruhande burya habamo utuntu twinshi muri ya mbere tu uko twari twagendaga tuturya nayo amazi urumva nari nayanyoye nari nayanyweye ku manywa hari ukuntu Imana itanga imbaraga ugacya dore ko tujya gushaka agasabune umuntu ajya koga akabona ntigagufate amavuta ntafate ibyo birantangaza sinzi ukuntu bimeze sikumari ukwezi udakaraba ugacya umubiri ukamumeze neza ndavuga se Imana harya buriya ntabwo mbizi sinzi uko Nyagasana bikora ariko turamushimira ibyo yakoze byose hanyuma nyiraho rero tujya kwihisha muri uwo muferege wa umungoti tukajya twicara gutya umwe nk'ubu nicaye undi akaza agashyira hano umutwe inyuma kugira ngo ninjya gusinzira kwa kundi gusinzira cucuka wigona ushinga icyara hajya umva abantu mbese tukumera gutyo tumaramo nawo iminsi irenga 4 muri uwo muferege inyamaswa nabonye niyemo n'imbeba y'umushusho wenyine inzoka niba zari zaragihe ntabwo mbizi ariko banza hari mu mvura zidakunda gutembera cyane cyangwa se zitinya ahantu hari abantu yego natinze rero umuferege tuza kuvamo tuza kugera ahantu baduhisha akanya gato naho baratwirukana
twahaye ijoro rimwe baratwirukana turahava kuri 17 mpagereza ukwa gatanu. I Butare hari hageze igihe cyo kwitwa guhumba. Guhumba wasaruye imyaka isigaye muri mugahumba. Hari hageze igihe cyo kujya hazenguruka mikoro nk'uko bavuga hagiye kuba umuganda. Burugumesitiri w'umujyi wa Ngoma aramenyesha abaturage bose ko ejo hazaba umuganda wo gutema ibihuru mu mujyi wa Ngoma no mu nkengero zawo. Buri muturage wese asabwe kwitabira umuganda. Ndavuga nti byacu birarangiye. Bakabivuga mukabyumva. Imodoka none se mikoro bazengurusa mikoro babivuga. Kandi ngo turi mu byatsi. Ndavuga rero yaba byose nabo bakunda ibyo kurya. Bazatema ibyatsi ariko imigozi y'ibijumba nayo bazayitwara. Nibuka iryo joro imvura yatunyagiye nyinshi we. Ndavuga ni Mana we barambonye abanyumuhoro barambona bibiti ntibanyisha none imvura iranyisha. Mana mbabarira naho abandi bavuga ko turi aha bakabivuga ngo hano hari utunyenzi dutatu tubyumva. Hari igihe twari turi mu cyumba tubyumva. Uwo mubyeyi yaraduhishemo abantu bakabivuga tubyumva. N'amatwi yacu. Babyumva uburyo bikomeye. Nkavuga ni we ni runaka n'umugobe. Iwe imvura inyagenda ndavuga ni Mana we ndagusaba imbabazi nawe undi ndamubabariye ndagusaba imbabazi mbabarira kubw'ibyo ngibyo kuko numvaga imvura igiye kuyisha nkaba ngiye mu ijoro birangiye. Hanyuma iryo joro ya 17 bukeye mu gitondo nibwo twatirimutse gato twinjira mu migozi gato cyane. N'akantu gato cyane ku byo mu migozi yari yarabyutse nahagararagamo singaragare. Tugitirimuka ntari mu minota 3 ishize bantu bahita baca ahandi udere za nyenzi zo muri home ngo aho zaraye mbareba ntiyadore nyine nkazamura agatwe urabona ukuntu nk'imbwa yicara ahantu ikamera ikikabona neza n'imbarura baratambuka baragenda. Ubwo ni kuri 18 no kuri 17 amatariki ubwo buzima bumeze gutyo kubasha kwibuka amatariki ukurikirana. Ntago njya nibagirwa amatariki mfata n'ibintu byinshi mu mutwe nuko byagenze sinjya mbishyiraho igitutu birizana. Kuri 18 mu ijoro rero oya kuri 17 ubwo mu ijoro ubwo nibuka nibyo 17 mu ijoro twicaye mu imigozi ye rero umuntu yashyiraga wacomekaga amaguru mu bitaka mu iyogi uwo mu mugozi uragatsingugirira iryinyo nk'abantu urakurya kavuga uti ndapfuye naho kugira ngo ikurye ugashyira amaguru mu iyogi byari hari horoshye kubera nyine imvura amaguru kayataba neza ukageza nkaha. Ndicaye ntago nibuka uyu munsi none sinibuka niba nararotaga cyangwa ntararotaga ntago nzi cyambaye kuko naye nicaye ngiye kubona mbona ndi ruhande mu bitekerezo mbona ndi iwacu aho mvuka hari ahantu hitwa kwa Munyangaje. Noneho ngiye kujyayo mura n'umuntu witwaga Kanyandikwe yari umuganga yigaga muri kaminuza mu ishami ry'abaganga bari bageze mu rwego rwa doctora tubita n'abadoktori. Arangije arambaza ngo ko urashima Yesu ni abimbaza gatatu ngo niba ushima Yesu ngo ngaho njira hano. Noneho mu gitondo ngira mugenzi wanjye mvare nkubwire ishyamba ndarihaze naribayemo bihagije. Ubwo rero maze gutekereza uwazanye umuhoro ntiyanyishe uwazanye inkoni ntiyanyishe kandi hari n'igihe nabonaga rwose uyu munsi ntari burare mu isi niyo nasajya muri Bibiliya handitse ngo uyu munsi urari kumwe nanjye muri paradizo ndishima ngo ndapfa bwira ntapfuye. Nyine ndavuga ubwo ntapfuye rero ngomba kujya no mu bantu mbivuyemo byo mu ishyamba mbivuyemo. Hanyuma ndamubwira dusenge tugende turasenga ku manywa y'ihangu hari nka saa 5 hafi dusohoka mu ishyamba namubwira ubwoba bwose busijya. Urumva ibirenge byabaye urabona ibirenge bikanagira mu ahantu hatose bigeraho bikaba nk'ibinya tuza gukangira none mu kayira komutse iwe numva mbona aradandabanye namubwira ubwoba bwose tubusijya. Ndamubwira duceye ahantu twari turi hari mu isambu y'ahantu twari ni home yacu hano ku ibanga rya Kabutare bitaga muri Hawaii. Ndamubwira tuzamuke haruguru cyangwa dutambike kandi kuko mu nzozi sinzi niba n'inzozi cyangwa atari inzozi kuko sinzi niba nabibonaga nicaye mwemwe ngo duca ngiye kumubaza arambwira ngo ca hano anyereka inzira nawa mugenzi wanjye arambwira ngo oya ngo kuri rectora ntituhace ngo ni habi ngo batwice wowe dutambike hanga dutambika tugana kuri handi kuri yanzu yo kwa iwabo wa ntaho bari Sharomu n'amasuho turatambika dutuhura n'abashumba ndibukana niteye ingutiya mu bitugu ibyo bitengera n'ifite ibyo biti byose byagendaga bitakara
nsigaranye bibiliya gusa yonyine niyo noneho ijipo imwe ndayambara intya mu bitugu. Tugera rero ahitwa kuri perefegitura niko hitwaga, ubu ngubu hari RBA ndatekereza Huye. Duhura n'umuntu ahita twataka yihuta ngo ese ngo murabahehe mu bintu bimbaho rero, kubeshya ndabyanga ndanabitinya. Ndamubwira nyine iwacu mvuka, iwacu ni Rubungo. We none se ngo wageze aho ute? Nageze aho mpunga. None se ngo urahunga ngo nta bintu ufite? Numva umutima, numva ndarakaye ku mutima, namubwira nti se ibintu se nibyo ngo cy'ingenzi ko ari amagara y'umuntu. We none se ngo wasize ngo ipfiyo ngiyo ngo zakabuye ngo niwe uvuye Rubungo ngo hari ngo interahamwe ngo zirwana n'inyenzi ngo byari bimeze bite? Numva arambaza ibintu byinshi nanga kumusubiza. Ndasenga mu mutima ahita yanagenda. Noneho tuzamuka dusanga abantu bavuye za Nyaruguru benshi bari aho benshi cyane. Noneho turavuga ngo nkumva umutima urambwira ngo tugiye kugenda tubimpunze nk'abandi, tugiye dufata ibyo kurya. Ahita haza umuntu twari tuziranye twasenganaga, ahita duha amafaranga yo kugura umugati. Yewe mpita nanagura yewe hafi aho kuko abantu bayibunzaga. Ariko nyiri aho nyitekera mpita yibuka umuntu twasenganaga utuye hafi aho ngaho nanone, njya kumurora nyitunguka yambajije amagambo 3. Urashima Yesu? Ndamusubiza 3 kose ndamusubiza ati ndamwikiriza. Aramwe ngo hinjira mu nzu. Namubwira ariko ntari mugenzi wanjye size, ni nubwo bwose umuhaye kwinjira mu nzu. Ninjiye mu nzu amereza utugori ndaturya n'udushyimbo ndaturya koko. Mpita namubwira ariko ntabwo nduhuka ntabanje kujya kureba mugenzi wanjye. Subirayo sanga arimo arakara uturenge. Arangije arambwira ati ahubwo ati nawe banguka ati batubuze ati hari imodoka ije kutujyana Ikigembe ati ngwino tugende. Ni ntacyo turaho tugenda ngwino tugende, kandi koko numvaga nta kibazo, numvaga turi bugiye pe. Ngwino tugende nti hariya hirya hari umuntu ahantu ari mwene data tujye kumureba. Turagenda nayo bazana tundi dushyimbo turimo n'impungurira turya. Aho hano ariko kuva icyo gihe wa muntu watubazaga ngo uvuye he nkamubwira ko ari Rubungo, hari umuntu wahise aza none afite umuhoro narabera nka wundi w'Ibutare wo muri arboretum, nawe agahagarara akamera rye agafata umuhoro akatureba ari kubona amaboko ye yananiwe kuyazamura. Noneho arakomeza aradukurikira no muri rwa rugo twari tugiyemo, nabwo aradukurikira ahagarara ku muryango, arahagarara agafata umuhoro nyine akamera rye nk'igisitati. Ntambwira wa muntu yitwa Corneille, c'est dommage yaje gupfa yishwe n'amashinya byarambabaje. Arangije ndamubwira nti uriya muntu ntiyaje kudukurikira ngo mwihorere, ariko aratubaza ati se murabahe? Ndamubwira nti nta kibazo tuzajya tuza gukaraba hanyuma tube nk'impunzi. Numvaga nyine nkuko nzi impunzi ko zibaho ibigori igikoma bazajya baduha ibyo kurya tukagumaho tukarya ibyo kurya, twarangiza tukaza tukogeraho ntacyo bitwaye. Arangije arambwira atoya ati ntabwo ariko bigenda, ati ahubwo baraza bakabafata bakabakoresha ibyaha, ati banarangiza bakanabica, ati ahubwo muzenge kubereka aho njya kubahisha. Aradusohokana duca no kuri wa muntu ufite umuhoro ku muryango, tutambuka tunyuranamo n'abajandarume bose tunyuranamo nta kibazo. Ntabwo bona nifite, ntabwo bona nifite. Nabonaga abantu nyine ubonaga abantu banyuranamo gusa banyuranamo. Turagenda rero atujyana mu Cyarabu, abazi Butare aho bita mu Cyarabu ni imbere y'ahubatse isoko ngubu. Atujyana aho mu Cyarabu na wa mugenzi wanjye nyine tugera mu nzu, ariko giye numvaga nta muntu ushaka kubera mu nzu namuteza ingorane. Nabona kuko bazaga kureba abantu bahishe n'ibiki, abantu babaye intwari ku buryo bukomeye. Baraduhishe baratugaburira batwitaho bikomeye. Faustin Ngwezi ndamwita kubera Drusille twabagiyeho umugisha, kandi twari benshi mu rugo, twari benshi ariko tutaziranye ko duhari twese. Akaba hari icyumba kirimo abandi bantu, mbese yari afite abantu benshi pe. Akajya no mu nama kumenya ibyo bavuga, akaza akatubwira n'amakuru, akavuga ati uyu munsi bavuze ko ejo bazaza gusaka, hanyuma basanga mu mpisha abantu bakamwicana nabo. Uwo munsi hari igihe bitubwiye mu kwa gatanu Butare 29 z'ukwezi kwa gatanu, ubwo inkotanyi zari zitangiye kugera mu nzira za Butare, tugumva amakuru nyine agendaza. Ariko si inyuma gato hahandi kwa Rusenyi kashaka kujyaho kuri 29 z'ukwa gatanu, abantu bose bari barabishe, nta n'umwe wasigaye bw'icyarwa. Urumva muri make Imana yadukatishije amavuni igende tubuzabuza igira ngo turinde kujya kuri urwo rusenyero, kuko nta n'umwe wari uhasimbutse. Kuri 29 z'ukwa gatanu ntekereza ko ari nabwo bibuka ku rusenyero rw'icyarwa, abantu bose bari bahari ubwo babishe.
hanyuma tuba muri urwo rugo rero turahaba batwitaho hari n'igihe bagize ubwoba bashaka kuduhungisha i Burundi nabwo biranga. Hari umusirikare ngo wari waremeje kuzajya atabara abantu bose avuga ati jye sinzakora icyaha cyo kwica abantu nzajya mbajyana. Noneho rero rimwe agira ibyago atwara abantu ageze ku Kanyaru barabamwambura aranga barinda naho badufumura n'imodoka ye imapine barayapfumura abantu barabamwambura nabwo bituma tutagenda kuko niwe wagombaga kutujyana. Hanyuma rero tubaho ngaho kugeza igihe Inkotanyi zaziye kwa Faustin Ringuye neza aho icyaro nako mu cyarabu batwitaho mu buryo bwose. Hanyuma umunsi umwe wakomeye hari igihe baje nyine kubara abantu kureba abantu bahari. Icyo gihe nibutse igihe Faustin yatubwiye ko baza kureba abantu bahishe basanga bahisha abantu bakabicana nabo kuko cyari igihe cyo guhumba cyageze kuko cyatangiye mu kwa gatanu cyarakomeje bagenda bahumba nyine bo babonye bamwica. Niba cyo no kwica abasigaye bashakisha hose imbwa zigahiga mu nzu mbese bagashaka ku buryo bukomeye. Icyo gihe rero ndibuka waje kubara yaraje nyine kureba abantu bahari kubabarura. Ndasohoka nanjye ndavuga ngo yaha kugira ngo abantu bazabice ndemera sohoke niba ngomba gupfa ndapfa niba napfa kandi simpfa. Ndasohoka indangamuntu icyo gihe ariko nari naramaze kuyijugunya uko urumva nyine nawe nta hantu heri gutambuka iyo ndangamuntu. Ambajije nkunda kuvuga igifaransa iyo ngize ibintu iyo mbaye emotionnel cyane mvuga igifaransa. Ikinyarwanda kirazima pe nyorwa ahantu kigiye nkavuga igifaransa cyinshi ntorwa naho nakigiye. Noneho mubwira indangamuntu yanjye mu gifaransa inimero ndazibuka ariko angahera 6973 nuko niyo nimero yayo ahita nyibuka arandeba aranyitegereza mwayishyizehe muri cyo mvuga umva nyine hari ukuntu kwiga kubeshya nyine mbura icyo mvuga muri make nyine mbura icyo mvuga ariko nsubira mu cyumba cyo kora hari abari gusohoka agahita batwara kuko bari barakoranye. Imana yaragize neza kudasiga icyasha Ringuye neza Faustin kuko yahabaye imfura pe ku rwego rukomeye. Bimaze kugira abantu barenga 20 mu rugo mu gihe gikomeye. Noneho n'umugore yaramaze iminsi yabyaye mu kwa karindwi hasigaye iminsi 7 Inkotanyi zifate Butare nibwo yabyaye. Nari magambo yarakuriwe mu yarakuriwe uwo mudamu yarakuriwe nyine wo mu rugo. Rero urugendo ni rurerure. Inkotanyi ziza kuri 4 aribwo abantu batangiye kugenda bicuma bigera hirya muri za Turquoise bajya Gikongo bakomeza nuko kuntu Nyagasani yantabaye andokora ni mu rugo rwa Faustin nako ndi mu maboko ya Faustin Ringuye neza. Zamushimira imyaka yose n'abavandimwe be mbese numva nabuze icyo nakora ariko numva niringiye ko hari icyo nzakora rimwe mu buzima kuko bambereye imfura ku rwego rukomeye. Bombi n'umugore baracyari cyane bariho bari bafite bourse yo kujya kwiga i Nairobi muri Kenya mbere ya jenoside gato n'ubundi bahise bakomeza bajya kwiga barakomeza n'ubuzima n'ubu niyo bakiri. Baba i Nairobi ntabwo muherukana? Ntabwo duherukana ariko abavandimwe be turabonana bashiki be. Rero mu ndaha twari kumwe turi mu bukwe dushingira uwo abereye se wabo yari yarongoye n'abavandimwe rwose pe ku rwego ntashobora kubona uko nasobanura. Rero shimira Imana yantabaye ikampisha mu busa arahona ubwo nibagiye nta mpungano umuntu watusanze Butare ku itariki 11 wa munsi batwirukankanaga afite ya ubuhiri bw'imisumari tuvuge ari nk'hano haruguru kuri ya nzu gato hafi tugira ngo ukagira utyo ugasa n'uwihengeka gusa akandi arimo gushaka asa yegura ibyo atari cyo ashaka ntiyatubona site ndavuga ni gute Imana ihisha imugira igiti igira umuntu sinzi ukuntu imugira umuntu akakubura kandi ari we aje ari we bashaka. Ibyo nabyo mbishimira Imana yagiye ibana natwe ku buryo bukomeye cyane yadusimbukije byinshi ntashobora kuvuga. Ukazamuka nk'umugunguzi wa metero nka 20 ntumenye ukuntu uzamutse ugatondagira nk'uko ubona urushishi rutondagira ku giti ukabona uraminutse. Ni igitangaza gikomeye rero Colette Mukandemezo ararokotse jenoside irarangiye Inkotanyi zibohoye igihugu ariko ugitangira wavuze uti abavandimwe banjye ndetse ubwo harimo n'abana warubereye nyirasenge nabo ubwo bari bahari ari we muntu uhari kuba nabwo wari ukiri muto nkurikije imyaka ntiwari muto cyane ariko umva nibwo wari ukirangiza amashuri yisumbuye izo nshingano noneho z'umubyeyi ugiye kurera abantu bereye nyirasenge
zari zimeze gute nyuma ya jenoside? Hari ijambo nkunda kuvuga ubuzima, abantu bakunda kubivuga guhobera ubuzima ni ikintu gikomeye. Ikintu nshimira Imana nuko nabashije kubohoka vuba, ntabwo natinze, narababaye kuko burya kuba bucura ni ikintu gikomeye kandi uba wumva ushaka guteta, umuntu wese agomba kukwitaho. N'abana banjye uyu munsi barambwira ati ariko mama shaho uri bucura shama, wumva nyine buri wese agufite agomba kugira umwanya, wumva ntacyo wabura. Byarangoye rero kumva ko nta muntu mfite. Nagiraga ababyeyi bankunda, nkagira abasaza banjye bankundaga, nkagira muri baramukazi banjye bankundaga, uwo bishe yarankundaga bikomeye, yarankundaga cyane na nyuma ya jenoside mu nzozi najyaga mubona iyo nabaga ni mu bihe bitari byiza, naza akambwira ati ariko kureta uri mu biki neza, nkavuga nti special zarankubita aramvuga. Ni ikintu kigoye kubona abantu bose bagenda, ariko nagombaga gufata inshingano zo kugira icyo nkora nk'umuntu mukuru, kuko n'igihe wari mukuru, hari mukuru wanjye yego, ariko nanjye nagombaga kugira icyo nkora nk'umuntu mukuru. Noneho wageze no mu ishuri, iyo wageze mu ishuri haba hari ikindi kintu kisumbuyeho, nagomba rero gufata iya mbere kuko nanjye banyitayeho, barandihiye amashuri yigenga henda, banyitayeho, nanjye nagombaga kugira icyo nkora. Rero natangiye kubarera, ariko nyine nanjye ndi muto urabyumva, gufata inshingano uri muto bigusaba kugira imbaraga, sinzi ukuntu bigenda, uhinduka undi muntu. Nibuka hari umuntu umwe twakoranaga yize kumbwira ati ariko koreta ko mbona rimwe na rimwe uba uri umukobwa, ubundi nkabona umeze nk'umugore, ibyawe bimeze bite? Namubwira nti rero uzajya ubifata uko ubibona, rimwe uzajya ubona ndi umuntu w'umukobwa w'agatesi nyine ukina, ubundi ubona ndi umuntu mukuru wakanzigiseriye. Ibyo byose ngomba kujuizorora, guhagarara muri izo mpande zose kugira ngo mbashe kugira icyo nkora. Rero Imana yarashoboje kugira ngo nshobore kubafasha ibyashobokaga. Abagiye mu ishuri bajya mu ishuri, kuko natangiye kubana n'abana bose mu 1996. Maze kubona akazi k'itangazamakuru, ndavuga nti ntangiye kugira ubuzima, ndavuga mbanze njye mu ishuri, nashatse no kujya gukomeza muri universite, ndavuga ninjye gukomeza ndabande aba bana ndabambasize he, nibura nabo bagire aho bagera. Hanyuma rero ntangira kubarira, rwara urugamba rwo gushaka imibereho, kandi byarashobokaga. Kandi nkanga ikintu cyababaza umwana, numva nabura ibyo kurya, mu birambabaza, nabura agasombe Kigali, nashaka akagati, ndabigira mbese nkarwana iyo ntambara, nkakora amanywa nijoro, nkahinga ibijumba, nkahinga imigozi, nkadoda ibitambaro, mbese naba ntabonye amafaranga y'umushahara, njya gukura ibijumba i Musimba nyuma ya Kigali. Abantu bampishe, twabanye muri jenoside, mvuye mu ishyamba niho iwabo, bampa imirima ndahinga ye. Avuga nti ntago baburara hari ikijumba cyangwa umwumbati, ntago bazabura igikoma, ufite igitambaro nujuje nafumye, navaga ku kazi nkafuma ibindi nkakora iby'ubudodo bita koroshe, nkabitunganya nkabigurisha, ntibabura iki, mbese ntibifuze, ntibabone byose ariko ntibifuze. Umugisha nagize, ariko natangiye kubarera narakize, navuga ngo narakize. Hari ukuntu umuntu utsikamirwa, ejo narimo mvuga mu kiganiro, ikiba kikagutsikamira cyagahinda, ukibaza ngo ni gute jewe koreta wabayeho, mfite ababyeyi bangaragiye, mfite baramukazi banye, mfite basaza banye, mfite burya ujye kubona ukabona ni wowe mukuru usigaranye responsibility. Ndavunika, ndababara, koko ndababara, ariko nyine kuko nakubwiye ko ngira inzozi sa niyerekwa ku buryo aba ari ikintu ngomba gutunganya. Nabwo muri 1995 mu mpera zaho niho nakize pe, ndavuga nti ndakize, nta mutwaro nkikoreye. Jenoside yarabaye, banyicira abanyiciye abanjye, ntabwo bagiye kunyica mpagaze, ndabihakanye, ndabyanze. Bagiye kunyica mpagaze, kuko iyo utekereje umuntu wakugiriye nabi ukamwikorera ukamugirira inzika, umutima urakurya. Wenda tuvuge abantu barabizi, hari umuntu ushobora kujya gutya wamukanga, ako kanya ukumva robine irafunguse mu gifu, aside kisukamo. Nuko byari bimeze, byaba kubitana n'umuntu nkavuga nti nguyu afitanye isano n'uwanyiciye, ashobora kuba ari we cyangwa atari we, cyangwa bose n'abagome. Narangiza ku kanya igifu kikajya amaside nziza ikamanuka ikuzuramo nyumva. Ntabwo nari kumara kabiri rero, sinari gushobora kugira icyo nkora iyo ntarekura. Ikintu cyatumye ndekura nabwo ni inzozi nagize ndende, zituma menya icyo ngomba gukora. Ndavuga ngo umuntu wese ni umuntu, afite amaraso y'umutuku, ntawe ufite ay'icyatsi, ntawe ufite ay'umuhondo n'ay'umutuku. Umuntu wese ndashaka ko nzajya mubona nk'umuntu waremye mu ishusho yawe. Ubu ndekuye uwangiriye nabi,
sinzongera kumwikorera cyangwa ngende ngo ndebe ariko urabona ngo ubanza benda kugira n'isano oya kuva uwo munsi ndakira mba muzima. Mwari magambo icyo gihe wari ubabariye abishe umuryango wawe? Sibo gusa nababariye kuko sinanabazi, ntabwo wumva iwacu n'indera narihuye ntabwo mbazi, bagiye bambwira bati benda bati runaka, ariko mbese muri rusange niba nagendaga i Kigali nkareba umuntu nkatekereza ngo ashobora kuba yarangiriye nabi cyangwa nimwe nawe wangiriye nabi, wumva ko ari muri rusange abantu bose numvaga ko bose bangiriye nabi. Nshimira Imana rero yanyeretse ko umuntu ari umuntu nkitandukanya nawe nkamurebera ku ruhande. Buriya ikintu gishobora gufasha umuntu mu buzima ni uko utikorera ikibazo uyishyira ku mutwe. Uzarebe n'abantu abakarani ubu basigaye boroshye ntabwo bakivunika cyane, atwara ibintu kuri charrette ntabwo bimvuna nk'ubu ugikoreye ku mutwe, ariko iyo biri ku ruhande webera ku ruhande kandi ubuzima bugakomeza kandi bugakomeza neza. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo ntabwo umuvuga amazina ngira ngo ari uri icyarwa cyangwa se ari mu ishyamba rya Mbaritu. Yego, kuko umugore wavuze yuko isura yenda yize. Yego, n'izina urarizi. Ubu ngubu ari hehe? Ntabwo nzi aho ari kuko n'ubwa mbere nari mubonye. Yakoraga muri service muri service de graine n'ubundi, ariko ntabwo muvuga kuko ushobora kuvuga amakuru ntafitiye gihamya, ntabwo bikunda, ariko ndamuzi isura imubonye n'umubonye ahantu ahita amumenya. Nawe aramubabariye wa muntu wabwiye ufite umuhoro ngo naramubabariye kabisa, naramubabariye kuko kumwikorera ku mutwe ntabwo ahubwo hari uwo nababariye cyo kora manje kujya kumurora, ariko nsiga mubwiye ijambo rikomeye. Ubanje kujya kumureba? Nagiye kumurora ariko nzi ko ngiye kumukubita, numvaga ndi bumukubite. Biratuma asubira inyuma gato. Muri jenoside hari ibintu birasabye Imana kandi ndashimira Imana ko yabinkoreye. Mboneyeho no kwihanganisha abantu bagize ibyago bikomeye byo guhohoterwa muri jenoside, byo gufatwa ku ngufu, n'abagiye bagira ibikomere byo ku mubiri bakabatema benshi. Ni ibintu biremera. Niba ari ukubabutura nkatinya ibikomere ntabwo mbizi. Nari nasabye Imana ngo Mana uzandinde umuntu ufata ku ngufu, uzandinde n'unkomeretse, aho kugira ngo bimbeho nzapfe. Niko numvaga namaramaje kubibwira Imana. Nta gikomere na kimwe mfite usibye imikeri yanyishe y'uhandi ku maguru gatoya nyine bidakabije, nta kindi. Nihanganisha abantu bafite ibikomere by'umubiri n'ibyo ku mutima. Gufatwa ku ngufu byo n'igikomere cyo ku mutima kiremereye, ni ikintu umuntu atapfa kuvuga. Ngira ngo murabizi ko abantu babivuga ko ari mbese ni gake. Cyakora mbabwire ko urwo ni urusyo umuntu aba ahetse rumuvuna cyane, ntabwo byoroshye kugira ubibwire. Biragoye pe. Nari nasabye Imana ngo ibindinde, irabikora koko. Nsubiye inyuma muri ryaje ryo kuri 16 mu kwa gatanu 94, hari uwashatse kumfata aho nari nihishe. Yafashe amaboko atya ndabyibuka, nawe izina sindi buri biki kuko ntabwo nzi rya kabiri ushobora kuvuga rimwe nk'abavukiye umuntu kandi irindi rya kabiri ntarizi. Amfata amaboko arambwira ati ntabwo uva ku bwanjye, nubwo yaramfashe amaboko numvaga nyazamuye bine. Namubwira nti nasezeranye n'umugabo witwa Yesu amanywa ava abantu barora, niba ntarara mu isi ntabwo mparara, sinshobora. Ntabwo ari byo wabikoze, Imana yashoboje. Imana yashoboje icyo kintu. Turashwana avuga atoya ntabwo uva aha. Ndaceceka yajya kuko hari undi wamwakisereraga mugenzi we akamubwira ngo ntabwo kantu kazi ukuntu murumera ngo kareke bageni ngo bagateme. Nkaceceka nasubizaga mu gihe kibaye ngombwa. Arangije aravuga ngo ubuse ngo ntabwo ushobora ngo ikintu wankorera n'iki mu buzima. Namubwira nti kitazira nagikora, nta kukizira ntibishoboka. Arambaza ngo none se ubu ngubu ngo ngewe ngo ntabwo ngo ngiye se n'umukristo. Namubwira yafashe amaboko namubwira nti ubu ngubu none impanda ivuze warimbuka. Nayimubwiye n'imbaraga ntazo ziva, ubundi n'ubutumwa umuntu avuga no mu gihe cy'amahoro kikaba icyaha, ariko nabimubwiye gutyo ubu impanda ivuze nonaha warimbuka. Ati niba ari byo ni ku ngufu ntiwibeshye ntabazi. Agira cyagiye kwinjiza ivi hagati y'amaguru atya, ndavuga ngo Yesu we byonyine gutyo uko mbivuze, ntabwo navuze ngo nzamurijwe gutyo uko konyine mvuze gutyo Yesu we byonyine. Ako kanya isasu rivuga hirya gatoya. Nakubwiye ko mu kwezi kwa gatanu ihuye cyangwa Butare ni kugiye twahitaga bari mu gihe cyo guhumba. Iyo bagusanganaga umuntu rero bakwicanaga nawe, nicyo cyantabaye. Mugenzi arambwira atoya ako kantu karadukoraho kareke kagende, nicyo cyankuyeho. Nishimira Imana yo mu ijuru iyo yabanye nanjye. Ntabwo ari imbaraga zanjye. Korete wari ufite ibiro 43 bitanagera kuko muri jenoside bwo nananutse cyane no kubona no kutarya, ntabwo nari kubasha guhangana n'umugabo umeze gutyo. N'Imana yahabaye ndayishimira cyane. Hanyuma rero
nijya nshaka kubwira ko iki umuntu ujya usaba Imana ikakumva kugirana numvaga mbibwira Imana uzabindinde Imana yagize neza kubindinde menye rero ko ahari njya kumureba numva ngiye kumukubita byiza 95 kwa Karere ndagenda ndamwegera ndamuramutsa uranzi ati ntabwo nkuzi nibuka muri 94 itariki 16 ati asa niba yarabyutse n'atarabyutse ntabwo mbizi nturabyibuka ati ni hanyuma burya numvise byanje ndabimubwira gutyo ndamubwira ntumva rero nkubwire cyagiye barabatutsi bapaka yashobora ko abahutu bashobora gupfa ariko simbibifuriza biragatsinda ntibikane hanyuma ubwo nubwo rushye namukubise rwiza naramukubita n'ubwo namukubise nari mfite akabiri ya gatoya kisezerano rishya urabona ka kantu votesta magato gatya mva nkubwire ubundi wowe wari wakizwa ati ntati ndasenga ati ko nuvuga uko itabi nari mfite ariko umugaga nari mfite uburakari bwinshi rero uzakizwe kugira ngo ukire bya bintu wari ugiye kumurira by'ubugome mpereza Bibiliya ndagenda urushyirwa narayimusigiye urushyirwa nyuma naramukubise ndakomeje sinzi niba kibaho cyangwa atakibaho muri make urushyi uvuga mukubise kumuha Bibiliya ariko wagiye wumva nagiye numva ari umukubita rw'intoki rwiza ntari umukubita ahantu mwitama numvaga rwose ndi burubangure nkarukubita hanyuma ngezeyo nyine bihinduka ibindi nka Sawuli agiye guhemukira abantu b'i Damasiko yagerayo agahindura umuhereza Bibiliya mbwa ntuzakizwe nicyo kumbwiye ndakata ndataha uyu mwuga w'itangazamakuru nkora nawe ukora umazemo imyaka myinshi hari abagiye bawujyamo bitewe n'ubuzima bakuriyemo cyangwa se banyuzemo kumva birahuza n'uwo muhamagaro hari isano ubuzima wanyuzemo hari isano irimo no kuba warabaye umunyamakuru ubuzima bwa jenoside se yego oya nta sano bifitanye umunyamakuru ugera mubaye kera ndi umwana muto gute kera cyane ku myaka 11 ntabwo nari mbizi sinigize Bibiliya nyemerere nyivuge hari n'abari bari bivuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye nzajya nirata gusa umusaraba nta soni ngira kuba ndi umwana ariko ntabwo nshira isoni ibintu bibiri bigomba kujya sinjye ngira isoni ngo ntiyatinye kwa kundi kera kajya gatubona wenda nk'abantu baje nko nk'ibirori bihari umukobwa agasha mu gikari agakebereza mu cyanzu ntabwo byigize bimbaho niba nje ndaca mu mbuga hano haricaye abagabo hicaye abagore hicaye abakuru bato nkacamo nkatambuka nta kibazo mfite n'iki niba ashaka kuvuga imbere y'abantu ndavuga niba kwa kundi abantu bavuga nka disikuru n'ibiki naravugaga nkumva ntacyo bintwaye hanyuma rero muri 1982 igihe kibonekerwa gitangiye kuko inkubiri yo kubonekerwa yatangiye muri 1981 numvise umutima umbwira ngo ibi bintu ni ngombwa ko tubibika rya Kibeho rya Kibeho noneho iwacu ahantu hose mu kiliziya iyo wabonaga nyine bihari bigenda bisa n'ibiza ndibuka nasajya mama amafaranga 80 nguraga kasete urayibona iminota 40 banza kwanza naguze iminota 180 yari nini navuga ibi bintu ntabwo ari byiza ko twabigura njya mu kiliziya twagiraga radio nyine radio kasete njya kubirikodinga muri make rero ni itangazamakuru n'umuhamagaro ntarinzi kuri muri genjya kwikuruguta mu ekonomi ndiga ngira nte ariko mu kuri itangazamakuru ahubwo ryari riri muri gihe kuva kera ntabizi rero mbishimira Imana ntabwo jenoside ntabwo yatumye waje kuryinjira mu biciye mu zihe nzira nyuma ya jenoside naravuga ngo ikintu nakora ni umwuga wamfasha noneho muramukazi wanjye ngira muramukazi wanjye nkunda cyane yitwa Consolata Mukarusanga umudamu wa wundi Fidele Bizimana nakurikiraga rero iwacu barabatayira benshi basaza banjye mukuru witwa Alphonse Nguteye baramwishe yarafite ishuri ry'ubutayeri yigisha kudoda yigisha n'uwo musaza wanjye nyine Fidele Bizimana noneho Consolata Mukarusanga yiga mu ishuri ryande ya musaza wanjye noneho Fidele amuboneramo aramukunda aramushaka rero nyine turagenda nkajya nigisha teori yo kudoda nyuma ya jenoside nyine ariko nanjye nkajya mfata imashini nkanyonga nkamenya uko mbigenza ageze arambwira ati ntabwo ngushaka hano ati ndashaka kujya gukora akandi kazi ugase mu muvandimwe wanjye waretse nkidodera akaraka nyine ushinguzamo udufaranga kubona uko utunga abana niko numva gashaka akantu gatuma mbona ibiceri ntabwo ari ukubatunga nta n'umuntu utunga undi abantu batungwa n'Imana buriya
njyewe nagira icyo nkora ariko nta muntu utunga ni n'umwana wanjye simutunze ishwe buriya abantu batungwa n'Imana rwose nyine ngiraho nshinguza akantu Imana inkoresha ngira icyo mpaha kugira ngo ntibashye ariko narambwira toya sinshaka kuguma aha ndashaka kujya mu kazi yabaye umuyoboro wo kujya mu itangazamakuru arangije yamenyanye cyane n'abantu b'iwacu yashatse iwacu amara umwaka umwe gusa n'amezi 5 barapfakaye baba baramwishe musaza wanjye urumva mukuri isano twarayigumanye kuko yahabaye akanabyara ariko niyo atanabyara ntiyabura kubona umuvandimwe rero arambwira ati jya gusaba akazi muri minisiteri y'itangazamakuru fata igipapuro kimeze nabi ndandika araza afite ukuntu ari umufilozofe bya cyane arangije araseka ngo ariko shaka iki gipapuro wanditse ngo hindura wandike ku kindi nanditse ku gipapuro nyine kiraho numvaga ntashaka kujya mu kazi nkavuga ahubwo nayo namaze no gukora na exam ashaka kujya kwiga muri universite kuko nkunda n'ubuganga nabwo ndabukunda nongera nandika nyine rushyashya ndarutwara umunsi nabonye akazi ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 1996 itangazamakuru ni nawo munsi muri universite bampamagaye unze gukora nakonze kwiga muri faculté de médecine ni nashaka kujyamo nkunda kwita ku buzima bw'abantu mu mibereho yanjye hanyuma turavugana bampamagara kuri radio kujya muri universite banampamagara kuri radio kuza kwitaba mu kazi ndagira ndafata iki itarambwira ariko giye kubanye ruhande cyo yambwiye wa suspenda consolate nyine wa suspenda ukajya gukora akazi hanyuma ukazaba wiga nkamwumvira nkanamukunda cyane yambwe ashobora no kumbwira ati simbuka mu giti cya metero 10 cyangwa 20 no gusimbuka umva ntacyo nabo hanyuma nyine njya mu kazi nsanga bamaze gutegura intebe kwicaramo amampaye nyine lettre d'affectation kwa kundi baguha ama responsabilité byose babirangije sanga nitangazamakuru kandi korete navugaga make cyane nubwo bwose ntatinyaga ngo ngire isoni ariko navugaga make nkumva ntabaza umuntu ngo mushimuze ngo ibiki nkumva nyine ntazabishobora ariko nyine ntabwo nari nzi neza itangazamakuru cyari cyo itangazamakuru ni umwuga mwiza uguha umurongo w'ubuzima buri nyabwo nta bantu bajya bibeshya ngo abanyamakuru ngo ntumva ngo ntumuvunya ngo umunyamakuru arahari ntabwo ariko umunyamakuru ateye umunyamakuru w'umwuga akora ibyamujyanye ndetse nk'ubu nshobora kuvuga nti iki ngiki cyihorere n'iki ngiki twavuga ukakihorera kuko nabigusabye hanyuma rero ntangiye itangazamakuru gutyo nako ndavuga ngo nkomeza umurimo wa muvandimwe wanjye Consolata ababaye ikiraro gituma ninjira mu itangazamakuru basi ninjira aho nagombaga kujya nyuma y'imyaka myinshi nari imaze 26 ubwo nibwo ninjiye mu itangazamakuru kandi ku myaka 11 nari natangiye kugaragaza ko nshobora kuzarikora reka dusoreze ikiganiro cyangwa se ubuhamya bwacu ku rugendo rwo kwiyubaka wavuze uti naje kugira ngo ndababarira abantu ariko kwiyubaka cyangwa se kubaka umutima no kugira umunakiri bikomere ni processes twari byaka myinshi nubwo buri mwaka biba bitangana nuko mbere biba byarahoze urwo rugendo kwiyubaka mu mutima no kwiyubaka mu itangazamakuru uyu munsi abantu bakaba bazi Colette Mukandemezo nkuko bakuzi tunyine mu muri make yakoza kugera uyu munsi yewe bose koko mu muri make nawe rwose koko urabona ndi ubushobozi kwiyubaka ni ikizami gikomeye ariko kirashoboka nkunda kubwira abantu ko ubuzima ari urugamba ariko bukaba n'impano abantu bazizi ku munsi w'ubukwe muzabyitegereze buryo bazibika neza cyane mu modoka y'abageni ko baba bashaka ko nta muntu uzikoraho kandi ariko na buri wese aba afite amatsiko yo kwihambura ngo amenye ikirimbo bari n'ugiye ashobora kuza akayikohokana akirukanka yagera agasanga harimo n'ikintu wenda cyoroheje rero kuko ubuzima ari impano ukaba n'intambara ngomba gufata iyo mpano neza nkayibumbatira nkarwana intambara yuko ntawayinkuraho niyo mpamvu nashoboye ndabishimira Imana nabyo ntabwo ari igihe kugishoboza nyuma ya jenoside kuko namaze hafi umwaka ndira cyangwa imyaka 2 ndira pe nkarira nyakurira nkajya mu nzu nkiyorosa nkashyira yisubiye kuri nkarira nkibuka nkarira bose nkibuka mama nkarira nkibuka data nkarira nkibuka abavandimwe nkarira nkumva baranampemukiye kunsiga nanjye nkagira nkumva narahemutse ko gusigara mbese nkabiburungushura nkabikatisha nkabura igisubizo ariko nyuma nza kubona igisubizo cy'uko ari uko gupfa kwabo n'ubundi byari kugera bakapfa cyangwa nanjye ngapfa ahubwo hari uyapfa umwe ari Imana idapfa ndahindurwa n'ibihe iyo ngiyo kandi kwihoraho kandi inzira ari yanjye ngomba kubaho icyo kiva mu nzira
menya ko Imana idapfa idahinduka, ariwe data ariwe mama ariwe ibintu byose, noneho ushobora kubaho. Nongera kurwana urundi rugamba rwo kubabarira uwampemukiye, nabyo bifatira igihe. Yewe nyine nkubitwa ibiboko, sinzi niba ari ibiboko ariko Nyagasani nyine anyereka ko nkwiye kubyitwaramo kampa umurongo. Icyo nakirenzeho gato kuko kuri 21 z'ukwa 12 1995 kandi iyo tariki nini navutseho, icyo gitangaje 21 z'ukwa 2 iyo tariki navutseho niyo natangireho n'itangazamakuru. Ngo mbese umunsi nizihizaho isabukuru y'itangazamakuru niyo nizihizaho n'isabukuru y'amavuko, biragendana. Nabwo rero ngira inzozi nyinshi, nabwo nabanje kubona njya i Burundi, mu bwiza ntabwo mpazi, ntabwo ndajyayo, ariko nkabona akagiyeyo mbona umuntu arankatishije anjyanye mu nkambi yo muri Kongo. Mu kanya gato mbona ngeze iwacu aho mvuka, mbangeze aho data bari baramujugunye, mbona baramushyinguye bashyiraho itaka. Sinamenye igisobanuro cyabyo, ndakomeza gusenga Imana ngo izansobanurire ibyo ari byo. Mbona hari umurongo w'intozi uri aho papa bamushyinguye aho hantu nyine, kuko ni ahantu hitwa Cyaruka ari hafi y'iwacu. Yari aragiye inka, barahamusanze barahamukubitira baramwicira, arahagwa nyine bamutaba mu gaferege kari aho ngaho. Noneho mbona umuntu wicaye kumva yifashe mapfubyi, umuhungu yifashe atya mapfubyi nyine, ndamwitegereza ndavuga ngo ariko se ko ndeba umwana, ko ndeba ari umututsi, Abatutsi bazabara kugeza ryari? Mu kanya gato hepfo y'aho papa bari baramushyize, banashyizeho nyine itaka nk'imva, mbona undi mu ishyamba nawe wifashe nk'uri mu ipfunwe nyine. Ese Abahutu bazihisha kugeza ryari? Mba ndakangutse, mwana yanjye nyine ntangira kumva interpretation, umva iraje, kuko ntabwo bitina ntangira kubona ibisobanuro. Uwo munsi nabuze umwuka mu masaa 9 neza, umwuka urabura. Banjyana Faisal kumvuza, ni yitwa Jeanne Nyirabeza niwe wanjyanye, ni mubyara wa munamukazi wanjye nakubwiraga wa wundi ko Sorata Mukarusanga. Tugeze mu muryango wa Faisal mbona umugabo arimo kunywa mitsige, nawe isura ye ndayirora ntiyanze kumva mu maso, ndavuga nti turi ngunu nawe afitanye isano n'abanyiciye. Ninjira muri Faisal, muganga arapima amaraso, abura malaria, hanyuma bampa imiti, kuko warabuze malaria bampa imiti nyine yitwa diazepam, ni imiti isinziriza. Wa muvandimwe wantwaye aramubwira ngo nta nyuri, arambwira ati yaraje yabuze umwuka ntabwo namutwara. Baramubwira ngo rega ngo mutware ngo uburiri bwanyu nibwo bwiza. Inyarwanda yaravuze ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Nahise numva icyo bashatse kuvuga, ko nyine babonye ko nta kindi ndwaye, ko harimo ikibazo cy'ihungabana. Nibuka za nzozi nagize ndazikurura, ndavuga nti Imana yanjye ndagira nte ko nkeneye umuntu umfasha nkihana, kuko umutima wanjye wagiye mu rwango rwo runkozeho. Hari umupapa kandi turanyitwaga Fidel Gatsinzi, umugore wakitwa Koreta, mbe nawe Fidel ari musaza wanjye na Koreta. Noneho urumva nyine narabakundaga pe, ndavuga nti Imana ikamfasha nkagera mu rugo vuba. Ni ku Kimihurura hariya nkareba umupasiteri akansengera nkamwaturira ibyaha by'urwango mu mutima n'ubugome, kuko nibyo binyisha. Nibwo nahise mvuga rya jambo, ndavuga ngo Mana, icyo nzi neza ni uko umuntu wese wamuremye mu ishusho yawe, uwo ari we wese wamuremye mu ishusho yawe, ntawe ugira amaraso atandukanye n'ayindi. Ntabwo ushaka ko amaso yanjye azajya areba umuntu wabonemo ko ari uwampemukiye. Mwene magambo, abo bantu warebaga isura nawe ukabonamo ubwo ukavuga uti bariya ujya n'umuhutu. Nabikubwiye ariko yego, sinabikubwiye ko wanasanze kumva wicaye kumva n'uwari uri hepfo mu gashyamba. Niyo narebaga abantu rero mu buryo busanzwe, niko nabibonaga. Mpitavuga nti Imana we, iki kintu ntandukanye nacyo, ntabwo nzongera kugira imitekerereze imeze gutyo. Ndabababariye uko nanjye baranyiciye, ariko ngiye no gupfa mpagaze. Nta mpamvu yo gupfa mpagaze. Iki kirarangira, ndababarira ninjira mu buzima bwo kwiyubaka. Rero ntangira imirimo, ndasana inzu mu Nyakabanda, byibuka nibwo nahembutse ntangira gusana, hari harasenyutse, akazi ndagakora. Itangazamakuru ni akazi gakomeye, ni akazi gasaba kwitanga, ni akazi gasaba kwitwararika, ni akazi kagusaba kwemera kugawa. Byongereho critique, nabuze ko mbyita critique iyo umuntu ataguhaye kunengwa. Nibyo kunengwa, ugize neza ndagushimiye. Ni akazi iyo utemeye kuba kunenga, uba kwereka bati iki ngiki ntabwo uriya wari kubigenza utya, ntabwo utera intambwe. Ikindi bisaba kwitanga pe, kwitanga kandi utagamije kunguka nonaha.
hari ugeramo akabona karara ijoro we bakamubuza saa 8 akavuga ati ibi simbishoboye. Kandi naje gusanga ikintu uhaye ubwenge ubwiye ubwonko kirabwakiza, akavuga ati biranze. Iyo uvuze ngo biranze biranga koko, ariko iyo uvuze ngo birakunda. Mwinjiramo rero ndagakunda ndagakora mu gihe n'ikitari igihe, ndabyita igihe n'ikitari igihe kuko maze gushyingirwa nari nk'amazemo imyaka 2. Itangazamakuru rero ni akazi gasaba ubwitange, ni akazi gasaba kwitwararika, ni akazi gasaba kwihangana ku buryo bukomeye no kwemera ko abandi bakunenga, bakubwira bati ibi niba kunenga ntuzagire ngo baraguhemukiye, ahubwo baba bagufasha kurushaho kubinoza. Iyo ngeze aha ngaha mpita nibuka, nkunda kubivuga kandi mushimira umuntu witwa Marcel Rutagarama, yankoreye ikintu gikomeye nko muri 2014. Ariko ntakubwira ibintu nyine mu rwenya ukabura n'urwenya, ariko atari urwenya gusa. Arahamagara kuri telefone nta rwo turi kumwe, ariko kore aturabona ati umuntu ateka igitunguru akavanga n'ibishyimbo n'igisusa, ati buri buvuga iki, ati ubuze uko hari ukumva ndavuga yiwe kombe nuko mvuga, mbese kuvugana kuri vitesi diri ukwirukanka kugira ngo n'umuriro waka. Ye baba we Marcel abankoreye ikintu gikomeye. N'uyu munsi wa none yongeye kuvuga, nibuka ko Marcel yambujije kudoda, uvuga udoda nyine nsanga koko vuga ibintu mufata icyungu batajya n'umunyura mvuze iki se wavaramo iki. Hari ukuntu mvuduka nyine nkurikije iminota ibiki ugasanga urabizingazinze, yego nturandaga ariko ukavuga ku buryo usohora ijambo umuntu agashobora kuryumva. ngira ngo rimwe avuga byo gukunda kunengwa. Umuntu wagiye mu itangazamakuru atumvira editor amubwira ngo wabyishe akamurakarira, ubu ngo yari ahita ataha, arataha akajya guhindura akajya mu bindi pe. Kandi uwo byababaje akihangana agakomeza, nyuma yashatse editor aramubwira ati warakoze, ndagushima ibyo wakoze. Ni ukuri ni ikintu cyiza iyo ugize umugisha ukabona umuntu ukubwira ati ariko ahangaha buriya byagomba kugenda gutya, biragufasha. Rero muri itangazamakuru ndarikunda kuko nyine ni umuhamagaro wanjye, uko kandi uko imyaka igenda ihita ngenda nkora byinshi kurusha ibyo nakoraga mbere, nabyo biranshimisha. Ariko shimira n'abayobozi bacu kuko aduha umwanya akakubwira ati mugafatanya, niba ari icyo ugiye gutunganya akakubwira ati wongeramo aka washaka uyu n'uyu wari kugira iminota iyi wumva biryoshye, nabyo biragushimisha. Rero bagenzi banjye abanyamakuru, niba udakunda kunengwa ntushaka uba wigendera, icyo cyaba cyiza. Rero ni umurimo nkunda. Hari icyo byakubatseho mu buryo bw'isanamitima gukora itangazamakuru, ukora ka kazi? Ikiganiro cy'umuryango nkorana n'abantu benshi bize ibintu by'imitekerereze, ni ibintu bigenda ngenda niga ubuzima, amahugurwa umuntu ajyamo, ibitabo usoma bavuga uti ariko nakwitwara ntya. Hari abantu nkunda cyane bita isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro. Hari umubyeyi wabo nasanzemo nkigerayo yitwa Godelive Mukasarasi, ni umuyobozi wa Sevota. Akunda kuvuga ngo ibitekerezo njyabuzima cyangwa ibitekerezo njyarupfu. Hari igihe witekereza uburyo njyabuzima cyangwa ugatekereza uburyo njyarupfu, kandi koko wabitekereza muri ubwo buryo bukagenda. Nakavuga ati rega ati ubu ndeba harega ati byararangiye, biba byararangiye byo. Iyo buryo utekereje gutyo birakurangirana, ariko ubwo biracyakomeza, ubu biratangiye, ubaho ugasimbuka ibintu, ukanyura ahantu mu nzitane mu biki ukabasha kutambuka. Kuko atari ibyo ntabwo nari gushobora gukora itangazamakuru ngo ndwaze ngarambe. Imyaka 13 yamaze arwaye, mu myaka 15 twamaranye nkora akazi, ngende musize nka Faisal cyangwa musize CHK cyangwa musize mu nkore mbashe kubibasha. Kuko hari igihe yagiraga uburwayi nkaba mu bitaro nkaba no mu kazi cyarimwe, kandi sinigeze nkaburaho. Icyo mbishimira mu Imana, sinigeze nkaburaho ngo wabone ko mbese numve byanyobeye, cyangwa hari n'ukuntu umuntu ashobora kugenda nk'uko dukora akazi k'itangazamakuru, harimo no gutegura n'indirimbo n'ibiki, umuntu akavuga ati ariko buriya ndirimbo wateguye buriya nta sano ifitanye n'ibyo mu buzima bwawe. Umuntu agashobora kugusoma mu buzima bwawe kubera ibyo wateguye. Muri make bashaka gutandukanya leta ufite agahinda muri Faisal arwaye umugabo nakoreka uri kuri mikoro cyane, ibintu bibiri bigatandukana. Niyo mpamvu nkubwira ngo n'ikibazo ufite itandukanye nacyo wikikorera, gishyire ku ruhande ugifesinga ukirebe. Ikibazo uragishyira hariya ukacyitegereza, byabana ngo ukagisunika
ntabwo ushobora gusunika ikintu wikoreye, icyo wikoreye cyo kiragutsindagira kikakubuza gukomeza, ariko ikintu gishyira ku ruhande ubundi ugakomeza ubuzima. Niba ari ikikuvuna, niba ari abakugora, niba ari ibibazo mu buzima, bishyire ku ruhande ubyitegereze umenye icyo ukora, birashoboka kandi ugakomeza ubuzima. ubuze ibyo mpita nanibaza njyewe najyaga ntungurwa n'ukuntu ubasha gukora ikiganiro cy'umuryango ariko n'ukuntu wanima na EPA umwana muto w'umusore mukabasha guhuza mu kiganiro rwose ukumva Colette yabaye agakumi abasha gukominikana n'abasore n'inkumi bari mu kigero cya EPA cyangwa se munsi yabo. Ibyo bigenze ute? Ntago sinzi igihe, ntago ngira ahantu mpagarara ngo mpahere, mu bakuru mba mukuru, mu bato nkaba muto n'uduto cyane. Bano ngira utwana tw'inshuti zanjye duto cyane, arakana gato nkunda kitwa Belize, indi sindizi kajya kaza Colette, nyirakuru niwe ajya akabwira ariko Colette ko ni Colette nyine njye ndi Colette, kakaza kakamuhobera nyine kakambwira amakuru y'ubundi twahuye kava kuvoma, noneho nanjye mfite akajerekani k'amazi. Colette aransuhuza arampobera arangira ati mpereza uwo mufuniko. Wa akajerekani ke nta mufuniko wari ufite, kari nyine gapfunduye nawukuyeho, ntacyo sindiye musobanurire ngo urabona nahise nk'umuha nta bintu byinshi. Icyo kintu rero ntabwo sinamenye uko Kristo yabigize. Abantu bose abato n'abakuru, abakomeye n'aboroheje, buri wese numva nyine umuntu wese rega ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Nuko nguko mbireba umuntu wese yava akagera. Hari umwe muvana wese kumwe ariko nawe umva ko kuri ntangiye kudoda inyuguti zimwe ndazimize, arambwira ngo ariko nawe ngo bazahari ngo ushaka kuzaba umudepite ngo abantu bose ngo nyine abantu bose nabo agaciro nicyo kinshoboza. Navuze ngo Mana uzandinde kugira umuntu usuzugura, kuko umuntu wese ari mu ishusho y'Imana kandi arihariye. Niyo mpamvu rero umuntu wese tubana nkumva ndabibashije, nkumva nguwe neza, wenda nabarukukuri nawe ngezeyo wasanga byemera. Reka ngushimire cyane Colette Mukandemezo kuba wafashe uyu mwanya wo kwemera ko tuganira. Ndahamya nashidikanya ko hari umubare munini w'abantu bafashijwe no kuba bakurikiye ikiganiro bumvise ubuzima banyuzemo. Hari n'igihe usanga hari abavuga ati burya najyaga nirira njyenyine, nyamara uriya duhuje inzira y'urugendo, ariko kandi yariyubatse, arakeye ku maso, arakeye ku mutima. Nanjye ngomba kubirenga wa mugani wawe akumva yuko impano iruta izindi afite ari ubuzima. Reka rero ngushimire kandi nkwifurize gukomeza gutera imbere mu buzima busanzwe no mu mwuga w'itangazamakuru. Nanashimira abakurikiye ikiganiro twagiranye, mbasabira mwese yuko cyatanga umusaruro urushaho kubaka ubunyarwanda, kubaka umuntu, kutwubaka ndetse no kutubanisha neza na bagenzi bacu. Ibihe byiza. Yego ndabashimiye cyane.